Kuri uyu wa 12 Kamena Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangiye kwakira kandidatire z'abashaka kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Komisiyo y'amatora ikaba yakiriye abakandida batatu nkuko byari biteganyijwe muri gahunda ya Komisiyo y'amatora ko itangira kwakira kandidatire z'abashaka kwiyamamariza umwanya wo kuba Perezida wa Repubulika. Kuri uyu wa mbere Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangije icyo gikorwa aho ku isaha ya saa 4 yakiriye kandidatire ya Dr. Frank Habineza ukomoka mu ishyaka rya Democratic Green Party ndetse ashyikiriza ibyangombwa bimwemera kwiyamamaza. Uretse bwana Frank, Komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye ibisabwa bya mwene data Gilbert undi mukanda wigenga ushaka kwiyamamariza ndetse akaba yarigeze kwiyamamariza kuba intumwa ya rubanda ariko agatsindwa amatora, nyamara yasabwaga inyandiko umukanda wigenga agomba kuba yujuje kugira ngo ashobore guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu nubwo mu minota 30 gusa. Komisiyo y'igihugu y'amatora yahise imenyeshwa ko hari undi mukanda wigenga uzanye ibyangombwa ari we Barafinda Fred. Uyu akaba nta byangombwa bihagije yari afite birimo imikono y'abantu 600 bamushyigikiye ndetse n'ibindi bigaragaza ko ababyeyi be ari abanyarwanda. Yakira kandidatire za Professor Kalisa Mbanda, Perezida wa Komisiyo y'igihugu y'amatora, yavuze ko abo bakanda bose bagifite amahirwe yo kuzuza ibisabwa mu minsi 5 gusa. Ingingo yabaye umutwaro kuri Barafinda Fred dore ko byinshi by'ingirakamaro mu byo yasabwaga nta na kimwe yari afite, mu gihe bagenzi be baburaga fotokopi y'ikarita y'itora gusa. Komisiyo y'igihugu y'amatora ikaziga inyandiko kigeze cyo kwiga dosiye z'abakandida, ikazamenyesha abemerewe kwiyamamaza dukurikije gahunda. Nyamara abakanda bose bafite icyizere cyo gutsinda amatora bazaba bahanganyemo na Perezida Paul Kagame uturuka mu ishyaka rya FPR Inkotanyi, nubwo batabura kugaragaza ko abarusha ubushobozi kandi afite amajwi menshi amuri inyuma hirya no hino mu Rwanda. Twizeye ko tuzatsinda kandi Komisiyo y'amatora yatubwiye ko ari abantu barenze miliyoni bashasha biyandikishije bazatora batatu mu kiriya gihe. Kuri abo bose twizeye yuko abazabitora, so amahirwe tuyafite menshi cyane. Iyo nk'umuntu wiyumvamo yuko yatsinzwe, iyo mba niyumvamo gutsindwa ntago nakabaye uyu munsi mpagaze. Ndagira ngo mvuge ngo rero ntitaye ngo amajwi yabarurwa te cyangwa yabarurwa te mu bihe byashize, ariko nta na rimwe nigeze niyumva nk'umukandida watsinzwe. Oya, nta na rimwe nigeze nimva nk'umukandida watsinzwe. Gusa Dr. Frank Habineza ndetse na mwene data Gilbert bamaze gushyikiriza kandidatire za Komisiyo y'igihugu y'amatora, bavuga ko bafite icyizere cy'uko amatora azagenda neza mu gihe bitagenze uko biteganywa n'amategeko, akaba ariyo azabikemura bityo impande zombi zikanyurwa. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko umunsi wa nyuma ho kwakira kandidatire ari ku itariki 23 Kamena 2017. Urutonde rw'agateganyo rw'abakanda rwo rukazatangazwa ku itariki 27 Kamena 2017. Biziyare Mitasiye, Clouds TV.